munezezwe iteka no gukurikira ijambo ry'Imana. Ndabasuhuje cyane, izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Nanone nejejwe no kongera kubana namwe muri iyi gahunda nziza y'ibyigisho muzi twatangiye, aho Imana iri kugenda iduhishurira ibintu bikomeye cyane biri mu ijambo ryayo, kandi Imana ishaka kudukura ku ntambwe imwe itugeza ku yindi. Izina ryayo rishimwe cyane. Muribuka yuko ku cyigisho twaherukirijeho twari turi kureba neza ibintu bikomeye, ibyo twari turi kureba mu ijambo ry'Imana, turi kureba uburyo Imana ishaka yuko tuba umwe nawe binyuze mu buturo bwera. Muribuka isomo turi kuzirikana muri ibyigisho bikomeye cyane, twagiye tubona ibyigisho bitandukanye. Mu murongo w'ibyigisho twari turi kureba umutwe n'isanganyamatsiko ivuga ngo kwanduzwa no kwezwa ubuturo bwera, umugambi w'Imana. Ubuturo bwera rero twabonye ko ari umugambi w'Imana cyane ukomeye, nk'uko tubisoma mu Kuva igice cya 25 ku murongo wa 8 n'uwa 9, aho Imana yabwiye Mose amagambo akomeye avuga ngo kandi bandemera ubuturo bwera nturi hagati muri bo. Ariko ku murongo wa 9 hari amagambo meza cyane avuga ngo muzabureme. Imana ishimwe cyane. Muzabureme buse n'ibyo ngiye kukwereka fotokopi y'ibyo mu ijuru. Imana yacu ishimwe yuko yashimye yuko tugira fotokopi y'ubuturo bwera bwo mu ijuru ikaba mu isi. Ni nayo mpamvu rero tugiye kwigiraho kugira ngo turebe buri gikoresho cyose cyo mu buturo bwera, nk'uko muzi neza ko twagiye tureba ibikoresho bitandukanye ibyo twagiye tureba. Ubu tukaba tugeze ku gikoresho kindi tugiye kureba. Tugiye kukireba rwose, igikoresho cyabaga mu buturo bwera ahantu bita ahera. Murabizi ko twavuye mu rugo, ahantu twabonye neza ibikoresho bibiri byari bihari, aho twabonye ibibavu, igicaniro cy'ibitambo, ndetse tukareba n'igikarabiro. Ibyo bintu twarabibonye, tubona n'umugambi w'Imana kuri ibyo bintu. Ariko twagiye tubona n'umugambi w'umwanzi kuri ibyo bintu. Twabonye neza yuko igikarabiro cyashushanyaga uburyo umuntu agomba kubanza gupfa ku cyaha, yarangiza gupfa ku cyaha, yarangiza umubatizo ufite ikintu ushushanya mu ijambo ry'Imana. Nk'uko twawubonye, ni umubatizo wanditse muri Bibiliya. Nk'uko twabonye nuko uwo mubatizo ari ukwibizwa mu mazi menshi, aricyo ufite icyo ushushanya. Uwo nguwo ushushanya gupfa ku cyaha ndetse no kuzuka na Kristo igihe umuntu avuye muri Yorodani. Twabonye yuko indi mibatizo yose iriho kuri iyi si ari umugambi w'umwanzi kandi nta kintu ishushanya. Twagiye tubona rero umugambi w'Imana kuri ibyo ngibyo, ndetse tubona n'umugambi w'umwanzi kuri ibyo ngibyo. Twabonye amagambo akomeye cyane, turi kwibaza ngo mbese Imana izatsindwa burundu, ibintu birangire, umugambi w'Imana ukurwe. Nk'uko twagiye tubona abantu bagiye barwanya umugambi w'Imana mu gukuraho ibintu Imana yashimye ko biba, abantu bakikiza umubatizo w'ibinyoma, ndetse n'ibindi bintu bitandukanye twagiye tubona nk'ibyo Roma yakoze. Reka babwire bavandimwe, ibyo bintu twarabibonye neza. Tubona imibatizo yo ku gahanga yaje, tubona imibatizo yo kubatiza abana. Ibyo twabonye neza byose ko yuko ari ijambo ry'Imana ritabyemera kandi ari umugambi wa Satani. Twari turi kwibaza ngo mbese Imana izatsindwa burundu. Twabonye neza yuko Imana itazatsindwa burundu, kuko mu ijambo ry'Imana twabonye neza yuko mu gihe cy'ubugorozi Imana ihagurukije abana bayo batangira umugambi wayo kugira ngo bagarure ibintu mu mwanya wabyo. Twabonye neza yuko umugorozi w'umuprotestani witwa John Smith, uyu nguyu washinze ababatisita, twabonye neza yuko ari we wongeye kugarura icyo gikarabiro akagishyira mu mwanya wacyo. Niyo mpamvu rero tugiye no gukomeza ngo twige neza bino bintu nk'uko Imana ibishaka, turebe neza ikintu Imana idushakira, turebe n'umugambi w'Imana kuri buri gikoresho cyose naho cyari giteretse mu buturo bwera, ndetse turebe n'umugambi w'umwanzi kuri icyo kintu. Ariko ngo twibaza ngo mbese Imana yaratsinzwe? Oya, ntabwo Imana itsindwa. Nk'uko tugiye gukomeza ngo tubirebe, turaza kubona neza yuko Imana itagitsindwa. Rero tugiye kwiga none icyigisho cyiza cyane, icyigisho n'ubundi kiri mu ruhererekane rw'ibyigisho turi kwigana byo mu buturo bwera, tuzirikana bya somo riri mu Kuva igice cya 25, turi kureba umurongo waho wa 8 n'uwa 9, aho ijambo ry'Imana ryabwiye umugaragu wayo Mose ngo kandi bandemera ubuturo bwera nturi hagati muri bo,
uzabureme busa n'ibyo ngiye kukwereka, fotokopi, ishusho, icyitegererezo cy'ubuturo n'icy'ibintu byabwo byose nk'uko biri mu ijuru. Imana yacu rero ishimwe cyane. Tugiye rero kwiga ikindi cyigisho cyiza cyane gifite insanganyamatsiko n'ubundi ivuga ngo ameza y'imitsima. Ubwo tugiye kwiga ameza y'imitsima ngo turebe umugambi w'Imana ku meza y'imitsima, turebe ahantu yari ateretse, turebe umugambi w'Imana kuri iki kintu, ndetse tuze gusoza tureba n'umugambi w'umwanzi. Ariko twibaza ngo mbese umugambi w'umwanzi wagezweho kandi urakomeza uratsinda? Ibyo byose turaza kubyibaza. Reka kugira ngo Imana iduhe umugisha kandi twambike imbaraga, ari njyewe ari namwe mukurikira ijambo ry'Imana, kugira ngo Imana ize kuduteza intambwe kugira ngo turusheho kumva no gusobanukirwa neza. Reka tubanze dusenge. Data mwiza, Mana yacu, izina ryawe ryera rihabwa icyubahiro. Tugushimiye ko udukunda kandi uhora ushaka yuko twava ku ntambwe ngo tugere ku yindi. Uyu mwanya nanone turakuraritse kugira ngo ubane natwe, ibitekerezo byacu ubicayure kandi uduhe kumva ijambo ryawe neza nk'uko ushaka ko turyumva. Ubuntu bwawe bukorane n'imitima yacu, uturinde guhugirana, kandi abana bawe bateze amatwi ubateze intambwe, kandi Mwami ukureho inkomyi zose umwanzi yateza kugira ngo ibintu bitumvikana neza nk'uko ubishaka. Tunejejwe no kutwumvishije mu izina rya Yesu, amen. Ameza y'imitsima. Dushobora kwibaza ngo mbese ameza y'imitsima ni iki kandi yari amaze iki? Iyo dusomye n'ubundi isomo muzi ko dukunda kuzirikana muri iri jambo ry'Imana, iyo dusomye amagambo dukunda gusoma yanditse mu Kuva igice cya 40, duhereye ku murongo waho wa mbere, hari amagambo avuga ngo Uwiteka abwira Mose ati, ku munsi wa mbere w'ukwezi kwa mbere uzashinga ubuturo. Ibi twarabibonye neza. Ku munsi wa mbere w'uko kwezi Mose yagomba gushinga ubuturo bwera. Noneho arakomeza ngo nibwo ihema ry'ibonaniro ushyiremo isanduku y'ibihamya, uyikingirishe wa mwenda. Ahangaha murumva ubu ni icyumba cya mbere mu buturo bwera bwo mu ijuru, ndetse n'ubwo mu isi Mose yari guhabwaho fotokopi y'ibintu agomba gukora. Iki ni icyumba cya mbere Mose yagomba gukoreramo. Iki cyumba cya mbere cyitwaga ahera cyane. Mushobora kwibaza ngo mbese ni ukubera iki ibintu byo mu buturo bwera biri guhera ahantu hitwa ahera cyane, kandi twebwe tukaba twarize ubuturo bwera duturutse mu rugo? Nababwiye yuko ibi ngibi ari uburyo Imana ishaka. Ubundi Imana ntabwo yigeze irema umunyabyaha, ntabwo Imana yigeze irema umunyabyaha, ahubwo Imana yaremye umuntu utunganye. Ni nayo mpamvu mu ijambo ry'Imana turi guhera mu buturo bwera bw'ahera cyane tuza mu rugo. Ariko twebwe twahereye mu rugo tujya ahera cyane, kuko nyine ubundi umunyabyaha bari kuva mu byaha ajya mu gakiza kugira ngo akizwe kandi yere atunganire Imana. Ku murongo wa 3, ushyiremo isanduku y'ibihamya, uyikingirishe wa mwenda. Umurongo wa 4, winjizemo n'ameza, ushyireho ibyo kuyaterekaho mu buturo bwabyo. Winjizemo n'igitereko cy'amatabaza, ukongeza amatabaza yacyo, kandi igicaniro cy'izahabu cyo koserezaho imibavu uzagishyire imbere y'isanduku y'ibihamya, kandi uzakinga umwenda mu muryango w'ubwo buturo. Murumva none Mose yongeye gutegekwa gukinga umwenda. Iki nanone ni icyumba cya kabiri, ari nacyo tumaze kwinjiramo. Ubu noneho tugiye kureba ameza y'imitsima, kubera yuko nayo yabaga ahangaha muri iki cyumba cy'ahera. Mose amaze kongera gukinga wa mwenda. Umurongo wa 5, kandi igicaniro cy'izahabu cyo koserezaho imibavu uzagishyira imbere y'iyo sanduku y'ibihamya, kandi uzakinga umwenda mu muryango w'ubwo buturo. Ushyiremo igicaniro cyo koserezaho ibitambo imbere y'umuryango w'ubwo buturo, nibwo hema ry'ibonaniro. Ushyiremo n'igikarabiro hagati y'ihema ry'ibonaniro n'icyo gicaniro, ugisukemo n'amazi, ushinga urugote ubwo buturo, ukinga umwenda mu irembo ryawo nk'uko twagiye tubibona. Murumva neza yuko ubuturo bwera rwose ipica yabwo ifite ibice 3. Ariko twebwe tugeze ahantu bita ahera. Tumaze kwinjira tuvuye ahantu bita mu rugo, kuko mu rugo murabizi neza yuko habaga ibikoresho bibiri. Habaga igikoresho cyitwa igicaniro cy'ibitambo, ibyo twarabibonye, kandi habaga n'ikintu cyitwa igikarabiro, ibyo twarabibonye mu byigisho byatambutse. Ubu rero tugiye noneho kwinjira mu cyumba cy'ahera, noneho duhere mu ruhande rw'iburyo. Ndagira ngo muze gukurikira bino bintu tubyumve neza, kuko byihishemo inama y'agakiza kandi birakomeye cyane.
Imana yarashimye yuko bipangwa muri ubwo buryo. Murabyibuka mu cyigisho cyarangiye nababwiye yuko ibi bintu byose byari bifite gahunda y'Imana, byari umugambi w'Imana, kuko ubundi ubuturo bwera bwubatse ku buryo bw'umusaraba, agakiza bwubatse mu ipica y'umusaraba. Iyo winjiraga mu buturo bwera bw'ahera wahitaga ugera ku kintu cyitwa igicaniro cy'imibavu, ubwo ni ku murongo ugororotse mo hagati, ariko iyo wajyaga ku ruhande rw'iburyo hari ikintu cyitwa ameza y'imitsima, ndetse wagaruka ku ruhande rw'ibumoso hakaba hari ikintu cyitwa igicaniro, igitereko cy'amatabaza. Ibyo ngibyo rero ni ku murongo ugororotse, nabyo biri gukora undi murongo utambitse. Ibyo rero n'ubundi birashushanya umusaraba wa Yesu Kristo nk'uko twagiye tubibona. Rero tugiye kwigira twebwe ikintu cyitwa ameza y'imitsima, turi kureba ngo mbese ameza y'imitsima ni ukubera icyo yari ateretse muri uru ruhande kandi n'iki yakoraga. Turaza kubisobanukirwa. Reka tubumbure Bibiliya zacu twihute cyane maze mbereke ikintu cyitwa ameza y'imitsima n'ikintu ashushanya mu ijambo ry'Imana. Iyo dusomye muri Zaburi 119 ku murongo wa 105, Zaburi 119 ku murongo wa 105 hari amagambo meza cyane akomeye nshaka ko mwumva. Ku murongo wa 105 hari amagambo avuga ngo ijambo ryawe ni itabaza ry'ibirenge byanjye, ni umucyo umurikira inzira zanjye. Imana ishimwe cyane. Ijambo ryawe ni itabaza ry'ibirenge byanjye kandi ni umucyo umurikira inzira z'ibirenge zanjye. Iri ni ijambo ry'Imana, kuko ubundi ameza y'imitsima yashushanyaga kwiga ijambo ry'Imana, yashushanyaga ijambo ry'Imana, yashushanyaga uburyo ijambo ry'Imana nyine ryabaga riri aho ngaho, kuko tugiye kubibona mu kanya hasi gatoya amagambo tugiye gusoma mu Balewi, tureba uburyo Abalewi cyangwa se abatambyi muri kiriya gihe aribo bonyine bari bagenewe kurya iyo mitsima, kandi umutsima n'ubundi tugiye kureba ugereranya ijambo ry'Imana, umutsima ugereranya ijambo ry'Imana. Kandi muzi neza yuko ijambo ry'Imana rifite imbaraga nk'uko turi kubibona mu ijambo ry'Imana ubundi mo hano, kandi rifite umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha no kumutunganya, kugira ngo umuntu w'Imana abashyitse afite ibimukwiriye byose ngo akore imirimo myiza yose nk'uko ijambo ry'Imana ribitubwira mu magambo turi busome hano mu ijambo ry'Imana. Reka dukomeze dusome andi magambo kugira ngo tuze gusobanukirwa n'ikintu bita ameza y'imitsima. Mbese ameza y'imitsima ahuriye n'ikintu bita ijambo ry'Imana. None se ni ukubera iki ameza y'imitsima? Ubwo bivuze yuko yabaga ateretseho imitsima. None se iyo mitsima yamaraga iki kandi yakoraga iki mu buturo bwera? Yohana igice cya 6 ku murongo wa 22. Yohana igice cya 6 ku murongo wa 22, ndagira ngo twumve amagambo ahari kandi twumve ikintu Imana ishaka kutubwira mu ijambo ryayo. Ndashaka gusoma umurongo wa 26. Yesu arabasubiza ati, nukuri ndababwira yuko ibimenyetso mwabonye atari byo bituma munshaka, ahubwo ni ya mitsima mwariye mugahaga. Ntimukorere ibyo kurya bishira rero, ahubwo mukorere ibyo kurya bigumaho kugeza ubwo ubugingo buhoraho, ibyo umwana w'umuntu azabaha, kuko se ari we Mana yamushyizeho ikimenyetso cyayo. Hano bari kutubwira uburyo ngo Yesu yabwiye igihe abantu ngo bari bashonje, igihe bari biriwe mu iteraniro biga, igihe Yesu yaramaze igihe ari kubigisha, ariko ngo abantu ngo baza gusonza. Yesu yarangije ngo afata uburyo ngo yabagaburiye, ariko ngo abantu bagaruka kumushaka kundi munsi. Yesu arababwira ati, ariko rero ntabwo ari igihe mwaje gushaka, ntabwo ari ibyo ukiza ubugingo mwaje gushaka, ngo ni ya mitsima mwariye mugahaga. Yesu rero yatangaga n'umutsima, ariko umutsima turi kurebamo hano ameza y'imitsima ni umutsima w'ijambo ry'Imana uwo Yesu yabahaga. Ndagira ngo mbabwire amagambo Yesu ari kuganira n'abayuda n'abafarisayo, ariko mwumve ibintu bavuganye muri Yohana igice cya 6 mereye ku murongo wa 32. Ndagira ngo mwumve ibintu Yesu yaganiriye n'abayuda, maze barangije bamubwira ibintu bikomeye cyane. Hangani hahandi n'ubundi bari, ariko ndahera ku murongo wa 32. Yesu arababwira ati, nukuri ndababwira yuko Mose atari we wabahaye umutsima uvuye mu ijuru,
ahubwo ni Data ubaha umutsima w'ukuri uvuye mu ijuru, kuko umutsima w'Imana ari umuntu kuva mu ijuru ugahaba ari mu isi ubugingo. Reka twumve iby'uyu mutsima w'ubugingo. Ubundi umutsima w'ubugingo ni iki Yesu yashaka kubabwira? Ku murongo wa 35 reka masome. Yesu arababwira ati nijye mutsima w'ubugingo. Imana ishimwe cyane. Yesu niwe wivugaga akavuga yuko ari we mutsima w'ubugingo. Ubwo rero Breta biduha ipica y'ukuntu n'ubundi n'igikoresho cyabaga mu buturo bwera cyitwa ameza y'imitsima, ibyabaga biteretseho byashushanyaga Yesu bwe. Twabonye neza ko buri gikoresho cyose cyo mu buturo bwera ndetse n'ahantu cyabaga giteretse cyari gifite umugambi w'Imana, kandi buri gikoresho cyose cyashushanyaga Yesu. Imana yacu ishimwe cyane. Umva hano ukuntu Yesu ari kuvugana n'abayuda ukuntu yababwiye. Ku murongo wa 5 w'iki gice cya Yohana baravuze ngo Yesu arababwira ati ninjye mutsima w'ubugingo, uza ahundi ntazasonza na hato, n'unyizera ntabwo azagira inyota na hato. Ariko nababwiye yuko mwambonye nyamara ntimwizere. Bino bintu birakomeye cyane. Igihe Yesu ari kuvugana n'abantu yarabwiye ariko ndababwira ko mwambonye ariko ntimwanyizera. Ibimenyetso nakoreye imbere yanyu kuki mutabyizera? Ko ari njyewe mutsima w'ubugingo, kuki mudashaka kumfata ngo munge kandi ngo munywe n'amaraso yanjye? Ibyo bintu yakomeje kubivuga hasi, yenda dusomyeho ku murongo wa 48 ndetse ngo basomere amagambo. Nijye mutsima w'ubugingo, basekuruza banyu bariraga manu mu butayu nyamara barapfuye. Uyu ni wo mutsima umanuka uva mu ijuru kugira ngo umuntu awurye ye gupfa. Nijye mutsima rero muzima wavuye mu ijuru. Umuntu narya uwo mutsima azabaho iteka ryose, kandi umutsima nzatanga kubw'abari mu isi kugira ngo babone ubugingo ni umubiri wanjye. Imana ishimwe cyane. Aya magambo aranejeje kandi rwose ni meza, yerekana yuko umutsima w'ubugingo ari Yesu Kristo. Yesu yavugaga neza yuko rero n'ubundi niba ry'umubiri we, kuko ubugingo ngazabaha buri mu bugingo bwe. Byari ukumurya, byari ukumwakira nk'umwami n'umukiza wabo kugira ngo babone ubwo bugingo. Ariko igihe abantu bari bamaze kumwanga, igihe bari bamaze gukora ikimenyetso cyo kumwanga kandi ntibamwemere, byari bibarangiranye, kandi umutsima w'ubugingo wari wacitse rwose nk'uko tugiye kubireba mu ijambo ry'Imana, nk'uko ijambo ry'Imana ryakomeje ribitubwira. Ndagira ngo basomere ku murongo wa 58. Reka mbere ku murongo wa 52. Abayuda bajya impaka bati mbese uyu yabasha ate kuduha umubiri we ngo tuwurye? Ubu ngubu nawe ushobora guhita wibaza ariko se uwo mubiri nawurya gute? Mbese nafata Yesu gute ngo murye, ngo nakire uwo mutsima we, ngo uwo mutsima yiyita ko ari umutsima ngo mufate murye, byagenda bite? Tega amatwi muvandimwe inshuti yanjye kugira ngo uze kumva neza uburyo uyu mubiri ndetse n'amaraso ya Yesu byaba ibyawe kandi nawe ukamwakira. Ku murongo wa 53 aravuga ngo Yesu arabasubiza ati nukuri ndababwira yuko nimutarya umubiri w'umwana w'umuntu ngo nimunywe n'amaraso ye nta bugingo muba mufite muri mwe. Urya umubiri wanjye akanywa n'amaraso yanjye aba afite ubugingo buhoraho, nanjye nzamuzura ku munsi w'imperuka. Kuko umubiri wanjye ari ibyo kurya by'ukuri n'amaraso yanjye ari ibyo kunywa by'ukuri. Imana yacu ishimwe cyane. Mbese murumva uburyo bino bintu rwose bifite ubwiru bukomeye. Turaje tubirebe n'icyo byashushanyaga, kuko Yesu ari kuvuga n'abayuda arababwiye ngo bagomba kurya umubiri kandi bakanywa n'amaraso ye. Umurongo wa 56 avuga ngo urya umubiri wanjye akanywa n'amaraso ye aguma muri njye nanjye nkaguma muri we, nk'uko Data uhoraho yantumye nanjye nkaba ndiho ku bwa Data, nikundya nawe azabaho ku bwanjye. Uyu ni wo mutsima wavuye mu ijuru, si nk'uwo basekuruza banyu bariye bagapfa, ahubwo uyu mutsima azabaho iteka ryose. Imana yacu ishimwe cyane. Iyo turi kuvuga kuri ibi bintu by'umutsima w'ubugingo kandi Yesu yivuga ubwe ko ari we mubiri, ko ari we mutsima w'ubugingo kandi abantu bagomba kumurya, reka mbabwire gatoya ku nkuru muzi neza. Inkuru muzi neza y'ukuntu abantu bava muri Egiputa bageze mu butayu. Ku gice cya 16 cyo mu Kuva, Imana yabahaye ikintu bita manu. Uwo wari umutsima w'ubugingo.
ubu byari ibyo kurya ngo byabonekaga mu gitondo, kandi ngo byari ibyo kurya bagenewe nijoro, wari umutsima, yari Kristo. Reka mbabwire, ijambo ry'Imana riratangaje cyane kandi ryerekana yuko Yesu Kristo ari we mutsima w'ubugingo, kandi tugomba kumufata kugira ngo tubeshweho nawe. Kandi reka mbabwire, hari andi magambo akomeye cyane Yesu yigeze abwira umuntu witwa Satani, ikiremwa cyitwa Satani, igihe cyamugeragezaga mu butayu, ngo yasanze mu butayu Yesu amaze iminsi 40 n'amajoro 40 atarya kandi atanywa, maze ngo Satani amugerageresha ikigeragezo cya mbere, aramubwira ngo niba uri umwana w'Imana, hindurira iri buye umugati maze uwurye. Ibintu birakomeye cyane. Ariko njya nibuka amagambo Yesu yamusubirishije yitwa handitswe ngo, aramubwira ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, ahubwo umuntu atungwa n'amagambo ava mu kanwa k'Imana. Imana yacu ishimwe cyane. Rero umuntu ntagatungwa n'umutsima gusa, ahubwo ibyo byombi birafatikanya, kubera yuko umuntu w'imbere atungwa n'umutsima w'ubugingo, kwakira Yesu Kristo, ariko nubwo umuntu w'inyuma nawe atungwa n'ibyo kurya, nabyo ibyo ngibyo byose Imana yaturemeye. Turaje tubirebe mu ijambo ry'Imana, kuko ibyo ngibyo byose bifite isano, bifitanye kugira ngo byose biturokore tugere ku bugingo buhoraho. Imana yacu ishimwe cyane kandi yishimira kudukiza ikoresheje urupfu rw'umwana wayo, kandi kuko idukunda ishaka yuko turya umubiri wa Kristo kugira ngo tunywe n'amaraso ye, maze twakire ubwo buntu muri twebwe ngo duhinduke ibyaremwe bishya. Zaburi ya 78 ku murongo wa 24 harimo amagambo meza cyane nshaka ko mwumva. Igihe aya magambo ndi kuyasoma ndagira ngo muyatekerezeho. Zaburi ya 78 ku murongo wa 24, 78 ku murongo wa 24 hari amagambo meza cyane avuga ngo, umurongo waho wa 24, ibagushiriza amanu yo kurya, ibaha ku masaka yo mu ijuru. Ibagushiriza amanu yo kurya, ibaha ku masaka yo mu ijuru. Ibi bintu ndi kubivuga yuko n'ubundi Imana niyo yatungishije Abisiraheli igihe bari mu butayu, igihe yabahaga amanu yo kurya. Ibyo rero byari byo kurya biturutse mu ijuru, kandi byari ikimenyetso cy'uko Imana yifuza gukomeza kubana nabo, kandi ikabatungisha ibyo kurya bikomoka mu ijuru. Ijambo ry'Imana, Imana yacu ishimwe cyane. Iyo nibutse amagambo akomeye cyane ari muri Bibiliya yerekana uburyo ijambo ry'Imana nk'ameza y'imitsima, ahantu ameza y'imitsima yari ateretse, ibintu bivuga ibintu bikomeye cyane tugiye kureba mu kanya mu ipica yabyo, turi kureba uburyo umuntu wabaga ugeze kuri iki kigero yabaga yaratambutse izindi step zose twarangije, yabaga yaratangiye urugendo rwe neza, yabaga yarakanguwe n'Umwuka w'Imana mu bitekerezo byo mu buryo bwo guhunga icyaha, nk'uko twabibonye ku nkuru y'umuntu witwa Kristo, ndagira ngo murabyibuka. Yabaga yaratangiye urwo rugendo, maze akagera ku irembo rirasukirwaho, yarangiza akinjira muri iryo rembo, agahita atangira kugera ku kintu cyitwa igicaniro cy'ibitambo. Kandi ndamwibuka neza ko kuri igicaniro cy'ibitambo umunyabyaha yabaga yazanye intama ye, maze yarangiza akiyaturiraho ibyaha yakoze, maze mu kubabazwa n'ibyaha bye, mu kubabazwa n'uburyo rwose bw'uburemere bw'ibyaha bye, Mwuka w'Imana yabimuhishuriye, maze uwo munyabyaha agafata itungo akarisogota, nuko maze ibyaha bye ngo bikamukurwaho, bikagerekwa kuri iyo hene, kandi iyo hene, ayo maraso umunyabyaha avuye kubw'icyo gitambo kimeneye amaraso, maze umunyabyaha akababarirwa n'Imana, bitewe n'uko icyo gitambo cyashushanyaga Yesu Kristo ubwe. Twabonye neza yuko ibyo bintu iyo byabaga, umuntu yateraga n'intambwe akagera ku kintu cyitwa igikarabiro. Ibyo bishushanya kwemeza yuko umuntu yavutse ubwa kabiri, kwemeza yuko umuntu yatandukanye n'imibereho ya kera mibi, maze akaba yerekanye ubuhamya bukomeye cyane bw'uko agiye gutangira urundi rugendo rushyashya. Twabonye neza yuko icyo gikarabiro gifite umwihariko wacyo mu buryo bwo kwezwa no gutunganywa, kuko nayo inzira itangira y'ikintu cyitwa temperance, gutungana mu bwenge, mu mirire, mu minywere, mu myambarire. Umuntu w'Imana akaba ashyitse kandi afite ibimukwiriye byose, nk'uko ijambo ry'Imana ribitubwira. Rero twakomeje turi ku kintu cyitwa ameza y'imitsima,
umuntu wabaga noneho umaze gutanga ubuhamya muri Yorodani, amaze kwereka neza yuko rwose yahinduye inzira ye, ubwo yabaga agiye kwicara ku meza y'imitsima, kwiga ijambo ry'Imana, akagaburirwa n'Imana mu buryo bwose, agatungwa n'ibyo kurya bituruka ku meza y'umwami, kugira ngo abashyitse kandi afite ibimukwiriye byose, nk'uko ijambo ry'Imana rigiye kubitubwira, nk'uko tubisanga mu Baheburayo igice cyaho cya 4, ndasoma ku murongo waho wa 12. hariho amagambo avuga ngo kuko ijambo ry'Imana rizima, rifite imbaraga kandi rikagira ubugi buruta bw'inkota zose, rigahinguranya ndetse kugeza ubwo rigabanya ubugingo n'umwuka, rikagabanya ingingo n'umusokoro, kandi rikabangukira kugenzura iby'umutima wibwira, maze umutima ukagambirira. Imana yacu ishimwe cyane. Nimwumve uburemere bw'ijambo ry'Imana bavandimwe, nimwumve wa muntu wabaga umaze kwerekana ubuhamya bwe muri Yorodani, ikintu agiye gukora, agiye kwiga ijambo ry'Imana, agiye kujya ku meza y'umwami kugira ngo aba afite ibimukwiriye byose. Ijambo ry'Imana ritandukanye umubiri n'umusokoro, ritandukanye ibyaha, ritangire rwose rimushyire ku murongo, rimutunganye nk'uko ijambo ry'Imana riri kubitubwira yuko ari byo ribikora. Reka ayo magambo yasubiremo. Kuko ijambo ry'Imana rizima, rifite imbaraga kandi rikagira ubugi buruta bw'inkota zose. Amen. Ijambo ry'Imana ngo rifite ubugi buruta bw'inkota zose. Reka mbabwire, iki gikoresho cy'Imana umuntu cyakoreshejweho, abantu bashobora kuvuga ati ariko rero twebwe dushobora gukoresha ibindi bikoresho kugira ngo uwo muntu tumuhindure. Nshuti zanjye bavandimwe, ndagira ngo mbabwire ko ibyo bintu bidashoboka. Umuntu ashobora gukoresha ibindi bikoresho yenda nk'inkoni, cyangwa se akamukangisha urupfu, cyangwa se umuntu bakamukangisha yenda ngo kumurasa, kumwicisha inzara ndetse n'ibindi. Reka mbabwire, iki gikoresho umuntu cyakoreshejweho, umva ukuntu ijambo ry'Imana rizima. Batubwiye ngo kuko ijambo ry'Imana rizima, rifite imbaraga kandi rikagira ubugi buruta bw'inkota zose. Ubuse reka mbabazi, ni iyihe yindi nkota abantu baba bashaka gukoresha ku muntu wakoreshejweho n'iki gikoresho kugira ngo bagerageze yenda kugira icyo bahindura kuri we? Ndagira ngo mbabwire yuko abo bantu baba baruhira ubusa, kandi nubwo mu maso yabo byagaragara yuko uwo muntu aneshejwe, ariko mu maso y'Imana uwo muntu aba ari umuneshi. Kandi reka mbabwire, nubwo abantu bashaka gufata umuntu w'Imana bakamurenganya, bagira ibintu bamuziza runaka kubera ko batabyumvikanaho, mu maso y'aba bantu bigaragara bashobora kubona yuko batsinze, ariko nabo mu mitima yabo baba bihamiriza yuko rwose batatsinze. Kuko ijambo ry'Imana ari rizima, rifite imbaraga, rifite ubugi bw'inkota zose. Imana yacu ishimwe cyane. Reka mbasomere andi magambo yemeza ibyo bintu kugira ngo muze kumva neza nk'uko ijambo ry'Imana riri koko, ko Imana yacu itabeshya kandi itaduhangika, ahubwo idukoresha nk'igikoresho gikomeye cyane kugira ngo tube tugeze ku rugero rushyitse kandi rutunganye. Amagambo andi aya ngiye gusoma araboneka mu rwa 2 rwa Timoteyo igice cya 3, ndahera ku murongo wa 16. Baranditse ngo ibyanditswe byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha, no kumutunganya, no kumanira gukiranuka, kugira ngo umuntu w'Imana abashyitse afite ibimukwiriye byose, ngakora imirimo myiza yose. Imana yacu ishimwe. Mbega ukuntu ijambo ry'Imana ari ryiza, mbega ukuntu Imana idushakira ikintu cyo hejuru cyane kugira ngo abantu bazavuge bati ariko se kuyu muntu byari bimeze gutya, mbese byagenze gute? Hari abantu bajya batangara cyane ariko byagenze bite? Reka mubwire bavandimwe, ni igikoresho cy'Imana, ni igikoresho cy'Imana kiba cyakoreshejwe mu muntu ku buryo abantu bibaza ariko se byagenze bite, kuki uyu muntu byagenze gutya? Ibyo bintu bishaka kugutangaza, ariko ndagira ngo mubwire ngo ni igikoresho Imana yakoresheje muri uwo muntu, kandi ikindi gikoresho cyose abantu bakoresha kuri we ntabwo bishobora yuko bamuhindura, ahubwo ijambo ry'Imana iyo ryamugize gutyo ryaraturemye. Imana yacu ishimwe cyane yuko turemesha ijambo ryayo kugira ngo tube dutunganye
kandi tube dufite ibidukwiriye byose ngo dukore imirimo myiza yose. Turi kureba ameza y'imitsima, turi kureba umumaro w'ijambo ry'Imana n'ikintu Imana ikora. Imana yacu ishimwe cyane. Mbega ukuntu ijambo ry'Imana ni, reka ayo magambo nyasubiremo bavandi, nimwumve ukuntu ijambo ry'Imana rikora mu muntu. Ku murongo wa 16, ibyanditswe byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha no kumutunganya no kumanira gukiranuka, kugira ngo umuntu w'Imana abashyitse afite ibimukwiriye byose ngo akore imirimo myiza yose. Imana yacu ishimwe cyane. Rero tugiye gukomeza ngo turebe ukuntu ibyo bintu noneho byari bimeze. Ndagira ngo mbasomere andi magambo arimo hano mu gitabo cyitwa Uwifuzwa ibihe byose, kuri paje yabo ya 263. Ndagira ngo mbasomereho amagambo avuga ngo ni ku cyigisho kivuga ngo ibyabereye i Galilaya. Baranditse ngo kurya umubiri wa Kristo no kunywa amaraso ye ni ukumwakira nk'umukiza wawe bwite. Imana yacu ishimwe cyane. Kurya umubiri wa Kristo no kunywa amaraso ye ni ukumwakira. Mbega ukuntu Imana yacu ari nziza kandi ibi yabiteganyirije ibintu byiza cyane tugomba kugeraho. Kurya umubiri wa Kristo no kunywa amaraso ye ni ukumwakira nk'umukiza wawe bwite, ukizera ko ababarira ibyaha byacu kandi ko muri we twababariwe rwose. Imana yacu ishimwe cyane. Kwitegereza urukundo rwe ukarutekerezaho, ukinira kandi ukanywera kuri iyo soko, bidutera guhinduka abafatanya na kamere ye. Iki byo kurya bimarira umubiri rero nicyo Kristo amarira ubugingo. Imana yacu ishimwe. Ibyo kurya bigirira umumaro ubyakira akabirya. Dukwiriye guhazwa nawe rero tukamwakira mu mitima yacu kugira ngo ubugingo bwe bube ubwacu. Dukwiriye gusaba n'urukundo rwe tukarwiyumvamo kandi tukiyumvamo n'ubuntu bwe. Imana yacu ishimwe cyane. Nk'uko imibereho yacu itunzwe n'ibyo kurya, niko imibereho yacu y'iby'umwuka ibeshwaho n'ijambo ry'Imana. Mbega ibintu byiza. Mbega uburyo imibereho yacu mu by'umwuka nayo ibeshwaho n'ijambo ry'Imana. None se muvandimwe, ndagira ngo uwumve neza bino bintu by'uburyo Imana ishaka yuko rwose twafata ijambo ry'Imana kugira ngo ritubesheho mu buryo bw'iby'umwuka. Nk'uko imibereho yacu itunzwe n'ibyo kurya, niko imibereho yacu y'iby'umwuka ibeshwaho n'ijambo ry'Imana. Buri muntu wese agomba kwakira ku nyungu z'ubugingo bubonerwa mu ijambo ry'Imana. Nk'uko umuntu agomba kujya ku giti cye ngo abeho, ni nako tugomba kwakira iryo jambo buri muntu ku giti cye. Si byiza gushimishwa no kuryakira binyujijwe mu wundi muntu. Dukwiriye kwiga Bibiliya twitonze, dusaba Imana ubufasha bw'Umwuka Wera kugira ngo dushobore gusobanukirwa n'ijambo ryayo. Dukwiriye gutoranya isomo rimwe maze tukaritekerezaho twitonze kugira ngo tubonemo icyo Imana yatubikiyemo. Dukwiriye kubitekerezaho kugeza ubwo igitekerezo kirimo tucyumva neza ngo tumenye icyo Umwami Imana avuga mu ijambo rye. Imana yacu ishimwe cyane kandi ishaka yuko tugera ku rugero rushyitse kandi ngo turye kandi tunywe kugira ngo tugere ku rugero Imana ishaka yuko tugeraho. Imana yacu rero ishimwe cyane. Iyo dusomye amagambo ari mu Balewi igice cya 24, Abalewi igice cya 24, tukareba neza ibintu byakorwaga mu buturo bwera bwa mbere, tukareba umurimo abatambyi bakoraga kuri iki kintu cyitwa ameza y'imitsima. Ndagira ngo mucyumve neza kandi mwumve n'umumaro wacyo n'uburyo cyakorwaga. Mu Balewi igice cya 24 ndahera ku murongo wa 5. Hari amagambo avuga ngo kandi wenda ifu y'ingezi uyivugemo udutsima 12 utwose, ibice bya 12 bya efa bivugemo agatsima kamwe bityo. Udutekerere ibirundo 2 kuri ya meza y'izahabu nziza imbere y'Uwiteka. Ikirundo kimwe kirimo 6 ku kirundo cyose ugereke umubavu uboneye, ube kuri iyo mitsima ari urwibutso, ari ituro ryo guturwa Uwiteka rigakongorwa n'umuriro. Uko isabato itashye ajye ku murongo wa 8,
uko isabato itashye ajya ayitereka imbere y'Uwiteka mu bitereko bwayo abikorera abisirayeli bibe isezerano ritazashira. kandi iyo mitsima ijye iba iya Aroni n'abana be, bajye bayirira ahantu hera. Itegeko ritazakuka ritegetse ko imubera iyera cyane mu buturo n'ibitambo bitambirwa Uwiteka bigakongorwa n'umuriro. Hano murumva neza yuko ni uburyo iyo mitsima yabaga iteretse ku meza, uburyo bagomba kwirema ngo uturundo tubiri, kandi akarundo kamwe kaba karimo 6, nuko ngo bikaba biteretse kuri ayo meza. kandi iyo mitsima yarirwaga n'abahungu ba Aroni. Ni iyihe mpamvu hano tubonye yuko abahungu ba Aroni, abatambyi, aribo baryaga iyo mitsima bonyine, nta bandi bantu bari bemerewe kuyirya? Iki ngiki ni uko imbere y'uko Yesu Kristo apfa ku musaraba, ntabwo abantu bari bemereye kwitambirira ubwabo. Rero hari hariho abatambyi, hakabaho n'umutambyi umwe mukuru kuri buri mwaka mu gihe cy'Abayisiraheli. Ariko mu gihe cyacu, igihe Yesu yapfaga ku musaraba, umwenda ukingiriza ahera cyane wacitsemo kabiri, kandi bivuga ngo umuntu wese yagombaga kwibera umutambyi ku giti cye, ariko dufite n'umutambyi mukuru ari we Yesu Kristo. Ni nayo mpamvu rero umuntu wese wemerewe kujya kuri iyi mitsima yabaga ari umutambyi. Muribuka amagambo akomeye tugiye dusoma mu ijambo ry'Imana ngo nuko rero ubwo muri abatambyi bera, abantu Imana yarose ikabahamagara ikabatandukanya n'isi, abatambyi b'ubwami, abantu b'Imana. Ni nayo mpamvu rero umuntu wakiriye Yesu Kristo umwami n'umukiza we, wageze kuri cya gicaniro cy'ibitambo, n'ubundi nawe aba umutambyi, ariko akaba afite umutambyi mukuru Yesu Kristo, kandi dusabira n'imbabazi nk'uko tuzabibona ku kintu cyitwa igicaniro cy'imibavu, ikintu Yesu adukoreraho. Ngira ngo ibi bintu birumvikanye, kandi mwumvishe umumaro w'ijambo ry'Imana, mwumvise n'ikintu ijambo ry'Imana ryakoraga, mwumvise uburyo ijambo ry'Imana ryari rifite agaciro gakomeye, kandi nicyo ryatumariraga muri iki gihe cyacu. Twasomye amagambo akomeye cyane yerekana yo umugambi w'Imana, n'uburyo umugambi w'Imana washobora gusohorera muri ibyo bintu by'uburyo bwose. Imana yashaka yuko mu ijambo ryayo ariho dukura ibyo kurya bitunga ubugingo. Imana ishimwe cyane. Mbese inshuti zanjye bavandimwe, mbese mwumvishe umugambi w'Imana ku kintu cyitwa ameza y'imitsima yagaba ateretse mu cyumba cyahera cyane cyahera? Mwumvishe neza uburyo abana ba Aroni, abatambyi, aribo baryaga iyo mitsima. Bivuga yuko umuntu n'ubundi wakiriye Yesu Kristo, ni nawe aba umutambyi, kandi akaba afite Yesu Kristo nk'umutambyi mukuru, nk'uko n'ubundi muri Isirayeli babaga bafite umutambyi mukuru wajyaga ahera cyane rimwe mu mwaka. Rero reka mbabwire, ijambo ry'Imana rirakomeye cyane, kandi rifite uburyo riri kutwereka bino bintu, nk'uko n'ubundi byabitweretse neza yuko ijambo ry'Imana rifite imbaraga, kandi rikagira ubugi buruta ubw'inkota zose, nk'uko ijambo ry'Imana riri kubitubwira. Rero sinzi niba mwumvishe kino kintu neza bavandimwe. Tumaze kuganira, tugiye kureba noneho, tumaze kureba umugambi w'Imana ku kintu cyitwa ameza y'imitsima. Tubonye neza yuko ijambo ry'Imana rifite umumaro, tubonye neza yuko ijambo ry'Imana rwose Yesu igihe yari ari kuganira n'Abayuda yababwiye yuko ari we jambo, niwe mutsima, kandi ngo bagomba kumwakira kugira ngo babone ubwo bugingo bukomoka mu ijambo rye. Ariko reka mbabwire, hari amagambo akomeye cyane nshaka kubasomera byanditse mu ijambo ry'Imana muri Yohana icyicaro cya 12, yerekana yuko n'ubundi ijambo ry'Imana ari ryo riciraho n'abantu iteka. Yohana 12 ndasoma ku murongo waho wa 48. Hari amagambo avuga ku murongo wa 48: unyanga niyemera amagambo yanjye afite umuciraho iteka. Ijambo navuze niryo rizamukiraho iteka ku munsi w'imperuka. Sinabivuze ku bwanjye, ahubwo Data wantumye niwe wantegetse ibyo nkwiriye kuvuga n'ibyo nkwiriye kwigisha. Nanjye nzi yuko itegeko rye ari ryo bugingo buhoraho. Nuko rero ibyo mvuga mbivuga uko Data yabimbwiye. Nimwumva ukuntu Yesu yabwiye abantu yuko ijambo ry'Imana ari ryo rishobora kubaciraho iteka, kuko baryanze. Ni nayo mpamvu tugomba gufata ijambo ry'Imana nk'umuyobozi, kugira ngo tutazaryanga, kandi
kandi natwe tugacirwaho iteka nk'uko ba bandi nabo byabagendekeye. Tumaze kureba rero umurimo w'Imana, tumaze kureba umugambi w'Imana ku kintu cyitwa ameza y'imitsima. Rero none tugiye kureba nk'uko musanzwe mubizi yuko tureba imigabane ibiri kuri icyo kintu, tugiye kureba noneho umugambi w'umwanzi ku kintu cyitwa ameza y'imitsima. Mbese umugambi w'umwanzi ni uwuhe ku kintu cyitwa ameza y'imitsima? Nabwiye yuko n'ubundi ijambo ry'Imana uko twagiye tubibona, muribuka neza ko twagiye dukoresha ijambo ry'Imana tukabereka uburyo buri gikoresho cyose cyo mu buturo bwera Satani yagiye akigabaho ibitero bye. Buri gikoresho cyose cyo mu buturo bwera Satani yagiye akigabaho ibitero. None ni ibihe bitero Satani yaba yarateye ku kintu cyitwa ameza y'imitsima? Tugiye kubireba twifashishije ijambo ry'Imana ngo turebe uburyo Satani yaba yarakoze kino kintu cyo kugira ngo afate ibitero bye abigabe cyane ku kintu cyitwa ameza y'imitsima. Ibitero by'umwanzi rero ni byinshi cyane yagabye ku meza y'imitsima, kuko iyo turebye ijambo ry'Imana uburyo ryateshejwe agaciro. Ndikababwira, hari igihe cyabayeho muri iyi si cyitwa igihe cy'imyaka y'umwijima. Icyo gihe cy'umwaka y'umwijima yabayeho mu isi, kandi tunabibona no mu ijambo ry'Imana, kuko niyo dusomye mu Byahishuwe igice cyaho cya mbere, tugasoma igice cya kabiri, tugasoma n'igice cya gatatu, dusanga ibintu ahantu handitse amatorero 7. Kandi igihe Imana yashimye yuko itorero ry'Imana ribaho mu bihe 7, ariko muri ibyo bihe 7 tugiye kubona neza umugambi w'umwanzi w'uburyo Satani yaje gukoramo ikintu gikomeye cyane, agafata ukuri kw'ijambo ry'Imana akakuzimiza. Ari naho habaye gusenyuka k'ubuturo bwera, ibintu byose bikurwaho nk'uko ijambo ry'Imana ryagiye ribitubwira. Iyo turebye uburyo amatorero yagiye abaho, itorero rya mbere ryabayeho ni itorero ryitwa Efeso. Iryo torero ryabayeho mu ijana. Iryo torero rero ryari rigizwe n'intumwa z'Imana, ryari itorero Imana ishima cyane, ryari itorero ritafite umwanda, ryari itorero ritari rifite ikintu cyose cyangiza, ahubwo ryari itorero rikitse kandi rigeze ku kigero Imana ishaka. Ariko iyo tugeze ku itorero rya kabiri, itorero rindi ryakurikiyeho ryitwa Simuruna. Itorero ryakurikiyeho ryitwa Simuruna, ndetse tukaza no muri za Perugamo, tukaza no muri za Tuatira. Iyo turebye itorero rya Perugamo, itorero ryatangiye kwinjiramo ibinyoma kuko intumwa zari zimaze gupfa cyane. Ariko itorero rindi rya kane, iryo torero ryitwa Tuatira, rivuga ubuhakanyi mu by'umwuka, umwijima wabonetse mu isi cyane. Iki ni igihe umwijima warubonetse mu isi cyane. Kandi iyo dusomye mu ijambo ry'Imana, iyo dusomye amagambo aboneka muri Daniel igice cyaho cya 8, tugasoma amagambo aboneka muri Daniel igice cya 8, ndetse tugasoma n'andi aboneka muri Daniel igice cyaho cya 11 ku murongo wa 31, tubona neza ibintu bikomeye cyane by'ibintu byabaye. Kandi tubona uburyo Roma ariwe yateje umwijima mu isi, nk'uko n'ubundi muri Daniel ibyo bintu bitwereka. Nk'uko mubizi, twagiye tubira mu bindi byigisho byagiye bitambuka. Rero ijambo ry'Imana ryerekana yuko n'ubundi ibi bihe by'umwijima byagombaga kubaho, ariko Bibiliya ikavuga ngo ibyo bintu bizageza ryari. Muye dusomye muri Daniel igice cyaho cya 8 ku murongo wa 13 tumanutse hasi, tubona neza yuko Uwera yabajije undi, ariko se ibyo bintu byo gukuraho igitambo, ibyo bintu by'igitambo gihoraho, ibyo bintu byo gukurwaho ku gitambo bizageza ryari? Maze ngo undi waramusubiza ngo ibyo bintu ngo bizageza iminsi 2300, ngo uko bukeye bukera, maze ubuturo bwera ngo buzongere bwezwe. Ibyo bintu bivuga ngo igihe n'ibihe n'igice cy'igihe, kandi ibyo bigereranya mu ijambo ry'Imana ngo amezi 42 nk'uko tubisoma mu Byahishuwe ndetse no muri Daniel, kandi bikavuga imyaka 1260 y'igihe cy'umwijima, umwijima ukomeye cyane. Wambaza uti mbese uwo mwijima watewe n'iki? None se muri uwo mwijima habaye iki? Uwo mwijima mu isi watewe na Satani akoresha itorero ry'i Roma. Ubu Kiliziya Gatolika mu isi yateje uwo mwijima ukomeye cyane, ku buryo ibintu byose byagize urujijo, maze abantu bose bagwa mu rujijo ntibamenye ibintu ukuntu biri kuba. Guhera muri icyo gihe ibintu byose byagiye mu mwijima ukomeye cyane,
kandi abantu ntibamenye uko bimeze. Niho ubuturo bwera bwasenyutse, niho igicaniro cy'ibitambo cyakuweho bigasimbuzwa ibintu bitandukanye bagiye basimbuza nk'uko twabibonye mu ijambo ry'Imana. Niho habaye gukuraho umubatizo ndetse basimbuza ibintu byose, umubatizo wo mu mazi menshi, wa wundi Yesu yabatijwe, wa wundi umurinzi wa gereza yabatijwemo ari umuntu witwa Pawulo umubatije, wa wundi Filipo yabatije inkone. Umubatizo uwo nguwo uza gukurwaho, maze himbika umubatizo udafite ikintu ushushanya mu ijambo ry'Imana. Kandi nanone ibyo bintu niko byakomeje kugenda no ku gicaniro ku meza y'imitsima ntabwo byasigaye, naho hatewe bino bintu. Kandi ameza y'imitsima nayo arasenyuka kuko abantu babujijwe kwiga ijambo ry'Imana ngo ntabwo bashobora kuryisobanurira, ahubwo hashyirwaho abantu bamwe runaka bazi indimi kandi bafite ubumenyi, bakaba aribo bigisha abantu ngo ijambo ry'Imana. Nta muntu wari ukwiriye kuryigisha ku giti cye. None se twasomye ngo iki bavandimwe? Twasomye amagambo akomeye cyane ari mu Bifuzwe byose avuga ngo ntabwo ijambo ry'Imana dukwiriye kurihabwa riturutse mu ntekerezo z'undi, ahubwo natwe tugomba kuryisomera, nk'uko n'ubundi umwenda ukingiza ahera cyane wacitsemo kabiri kugira ngo buri muntu wese yigerere kuri Kristo. Ariko ibyo bintu itorero ry'Iroma ryarabyanze, maze rifata abantu ngo beza bazi ubwenge baba aribo bafata kugira ngo bigishe ibyanditswe kandi ngo babe aribo babivuga. Ibyo bintu bivuga gusenya ubuturo bwera kandi ku ngingo y'ikintu cyitwa ameza y'imitsima. Abantu babujijwe kwiga ibyanditswe byera ku giti cyabo, kandi abantu babwirwa yuko rwose abantu ngo b'abapadiri ndetse ngo n'abasenyeri aribo bazi ngo ibyanditswe byera kandi ngo nta wundi muntu ugomba kubimenya. Iyo nize amagambo akomeye cyane ari mu ntambara ikomeye ku cyigisho, ndagira ngo mbasomere amagambo akomeye cyane ari kuri paje 40. Paje 40 kuri iki gitabo cy'intambara ikomeye, ndagira ngo basomere amagambo akomeye cyane. Baranditsemo Satani arazi neza yuko ibyanditswe byera bizashoboza abantu kumenya neza ubuhendanyi bwe no guhangana n'imbaraga ze bashikama. Ngo Satani yarabizi neza yuko nibaramuka bizi ijambo ry'Imana bazihakana kandi bakamurwanya, ndetse ngo iryo jambo ry'Imana niryo mukiza w'abatuye isi yatsinishije ibitero byamugabyeho. Kuko murabizi neza mu gihe mu butayu Yesu yageragezwa na Satani, Yesu yamutsindishije amagambo yitwa ngo handitse ngo, nicyo yamutsindishije. Rero buri gitero yamugabagaho cyose Kristo yakingaga ingabo y'ukuri guhoraho, akamubwira ati biranditswe ngo, cyangwa se ngo handitswe ngo. Ibyo umwanzi yamusabaga gukora byose yabitsindishaga ubwenge n'ubushobozi by'ijambo ry'Imana. Imana ishimwe cyane. Rero ku magambo akomeye cyane nshaka kubabwira ari hano hasi arakomeye, aravuga ngo kugira ngo Satani akomeze ategeke abantu kandi ahe ububasha upapa wihaye ubutegetsi, yagombaga kubabuza gusobanukirwa ibyanditswe byera. Uwakwereka abantu ubu ngubu banze gusobanukirwa ibyanditswe byera, uwakwereka abantu benshi cyane bagiye kurimbuka kubera ubujiji no kudashaka gusobanukirwa, ngo twebwe ngo ntabwo tuzi gusoma Bibiliya, ngo twebwe ngo ntabwo ari twebwe tubyisomera, ngo hari abantu bacu bashobora kudusobanurira. Reka mubwire muvandimwe, uribeshye cyane kandi uzarimbuka, kuko Imana yaguhaye Bibiliya kugira ngo uyisobanurire. Nibyo umugaragu w'Imana bari ibitero byamubayeho, ngo yabaga yifuza kwiga Bibiliya cyane, ngo arangije ngo aza kubona uduce twayo dutoya ngo atangira kudusoma, ngo arangije ngo aza kubona amagambo meza cyane yanditswemo, ngo arangije ngo aza kwifuza ati Mana, ati icyanyera iki gitabo kikaba icyanjye. Igihe ngo Martin Luther yifuzaga Bibiliya mu ntoki ze, ngo yayibonye mu munyururu, ngo yayibonye iboshejwe umunyururu ahantu ngo yakundaga kubari. Arangije ngo arayifata, ngo anezezwa no gusoma amagambo y'iki gitabo, kandi asobanukirwa n'uburyo rwose muri iryo jambo ry'Imana harimo ubugingo. Nk'uko nawe muvandimwe inshuti yanjye murarikira kwiga ijambo ry'Imana witonze, kandi Imana ibiduheremo umugisha cyane. Ndagira ngo utege amatwi y'amagambo. Kugira ngo Satani akomeze ategeke abantu kandi ahe ububasha umupapa wihaye ubutegetsi, yagombaga kubabuza gusobanukirwa ibyanditswe byera. Bibiliya yerekana ikuzo ry'Imana kandi ikereka abantu bapfa umwanya barimo. Nicyo gituma umwanzi yagombaga gupfukirana ukuri kwayo kuziranenge akanagukuraho.
ubwo buryo nibwo itorero gatolika ry'i Roma ryakurikije hashize imyaka magana menshi gukwirakwiza Bibiliya bibujijwe. Abantu babujijwe kuyisoma cyangwa kuyitunga mu ngo zabo, ngo maze abapadiri n'abepiskopi badakurikiza amahame mazima ngo bakajya basobanura inyigisho zayo bagambiriye gushyigikira ibinyoma byabo. Nguko abatuye isi hafi ya bose bagezaho bemera ko papa ari umusimbura w'Imana ku isi n'ufite ububasha bwo gutegeka itorero na leta. Uwakwereka abantu bazi neza ko uwo mugabo ngo ariwe ufite ubushobozi ngo butegeka itorero na leta. Kandi ijambo ry'Imana ryerekana yuko nta na kimwe kiri hejuru y'Imana. Abantu bavuga yuko ngo bahawe ububasha n'Imana, nyamara Imana yo mu ijuru yonyine ikaba ifite ubwo bubasha bwonyine. Kandi ibyo bikaba aribyo bituma Satani ari gukorera muri ubwo butegetsi kugira ngo afate abantu kandi abahirike mu mwobo ukomeye cyane wo kubarimbura mu buryo bwa burundu, kubera kutiga ijambo ry'Imana, kubera kudafata Bibiliya ngo bayisomere. Kubera yuko reka mbabwire, hari amagambo akomeye cyane yanditse muri iki gitabo cyitwa Intambara Ikomeye ku cyigisho kivuga ngo intego z'ubupapa, ngo abantu ngo bafata abantu ngo bakabarimita, barangiza ngo bakabwira yuko ngo badashobora kwisomera ijambo ry'Imana, ngo ahubwo ngo abantu batoranyijwe, ngo abantu babyize. Reka mbabwire, Imana yashimye yuko Imana Yesu aje mu isi yatoranyije abantu baciritse cyane, maze ngo ntiyita ku mpumyi z'abatambyi n'abafarisayo ngo bari bihagije mu by'umwuka kandi ari impumyi. Imana yarishimye cyane kandi duha umugisha kugira ngo turebe neza icyo Imana ishaka kutubwira, kandi umugambi w'Imana ngo tuwukurikize tugere ku rugero rusabwa n'amategeko y'Imana nk'uko Imana ibitubwira. Umugambi w'umwanzi urakomeye cyane kandi mu buremere bwawo Satani yagiye akora ubushoboka byose kugira ngo agwabize umurimo w'Imana. Kuri buri kintu cyose Satani yagiye akigabaho ibitero mu murimo w'Imana, mu kintu cyitwa ubuturo bwera, ku gicaniro cy'ibitambo, ku meza y'imitsima ndetse no ku gikarabiro, aho Satani yakigabyeho ibitero. None mushobora kumbaza muti, mbese ninde waba waragabiye ibyo bintu mu mwanya wabyo? Kuko ijambo ry'Imana riratubwira amagambo akomeye cyane muri Yohana, muri Daniyeli, rivuga amagambo akomeye cyane muri Daniyeli, riravuga ngo bizageza iminsi 2300 uko bukeye bukera, maze ubuturo bwera buzabone kwezwa. Nababwiye yuko rero ijambo ry'Imana ubundi ritajya ribeshya. Guhera mu cya 517 umugaragu w'Imana Martin Luther yatangiye kugorora ubuturo bwera abusubiza mu mwanya wabwo, ahereye ku gikoresho cya mbere twabonye cyitwa igicaniro cy'ibitambo. Uwo mugaragu w'Imana niwe wasubije igicaniro cy'ibitambo kandi yongera kohereza amahame y'Imana, yerekana yuko abantu badakizwa na penetesiya, yerekana yuko abantu badakizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko, yerekana yuko abantu badakizwa na indulgensiya, ahubwo bakizwa no kwizera igitambo cya Yesu kizima gusa. Ibyo ngibyo narabibabwiye, nubwo umwanzi yongeye gutera amajanja ku murimo w'Imana, maze uwo murimo kongera gusenyuka muri 2017, nanone ku itariki 31 z'ukwezi kwa 10, igihe abaprotestani bahakanaga kwizera kwabo, bakavuga yuko Martin Luther yari yataye umutwe, bakavuga ko Martin Luther yari yataye ubwenge ngo yabeshye Roma, avuga yuko ngo yabeshye Roma ngo batagira ibyo bintu byose bavugaga, ahubwo ngo rwose ngo Martin Luther yari yayobye, maze bongera gukora ikintu cyitwa kwiyunga gukomeye cyane kwabaye. Nabwo yuko ibyo ngibyo byari ubuhanuzi bwari bushobojwe nk'uko ijambo ry'Imana ryari ryarabitubwiye. Iyo dusomye mu gitabo cy'Intambara Ikomeye, tubona neza ko ubuhanuzi bwari burimo umuja w'Imana yeretswe ngo igihe tuzabona ubuprotestani bwa bundi butuye mu gihugu cyitwa Amerika, buzaramburwa bugafatana mu kiganza n'imyuka y'abadayimoni, bukarambura ikiganza bugafatana mu kiganza na Roma. Ibyo bintu byarabaye bavandimwe, ngo muzamenye yuko Yesu Kristo agiye kuza kandi rwose bigiye kurangira, kandi muzamenye yuko abana b'Imana bagiye kurenganywa, muzamenye yuko umudendezo w'umutima na mu gihugu cyaraniye ugiye gukurwaho. Ibyo ngibyo nibyo twamaze guteramo intambwe kandi twabigezeho. Ibyo byarabaye bavandimwe. Nubwo ibyo byabaye rero, ariko ubuprotestani ntabwo bwarangiye. Ubuprotestani bugomba kugumaho kandi Imana ikimbika mu mitima y'abana bayo kugira ngo Yesu nagaruka azasange bashikamye mu kuri kw'ijambo ry'Imana. Mushobora kumbaza ngo none se ninde waba waragaruye ameza y'imitsima? Ameza y'imitsima yagaruwe n'umwana
w'Imana witwa John Wycliffe. Uyu witwa John Wycliffe, umugorozi ukomeye cyane Imana yashimye ko abaho mu cya 330 kugeza mu cya 384. Uyu mugabo rwose wagiriye ubugorozi akamaro cyane, niwe wafashe Bibiliya ayikura mu rurimi rw'Ikilatini arangije ayisobanurira mu rurimi rw'Icyongereza, ururimi rwumvaga n'abantu bose, kugira ngo abantu nabo bajye kwisomera ijambo ry'Imana, kugira ngo abantu bajye kwimenyera. Uwakwereka abantu ubu ngubu batayisoma kandi n'ubu ngubu barayegerejwe, ndetse no mu rurimi rw'Ikinyarwanda ikaba ihari, ariko abantu bakaba badashaka kuyisoma ngo iyi Bibiliya ngo ni nini ngo kandi ngo ntago amagambo yayo yumvikana. Twabonye neza ko ijambo ry'Imana rifite umumaro, rifite n'inkota ngo ityaya mugi yombi. Reka ndareka buri muntu wese kugira ngo yakire ijambo ry'Imana. Twabonye neza ko muri iki cyigisho Imana ishaka ko dufata ijambo rya ngo tukarirya, ngo nk'uko ibyo kurya bigirira umumaro kamaro, kandi ibyo kurya biramutse byarowe bigashyirwa ku isahani, ariko ntibifatwe ngo bishyirwe mu mubiri ngo bibe igice kigize amaraso. Ibyo ngibyo nta kintu byaba bimariye umubiri. Niko ijambo ry'Imana n'ubundi rigomba gufatwa natwe tukarifata tukarirya, kandi twabonye ko ijambo ry'Imana ari Kristo. Imana itugirire neza kandi duhe umugisha wayo. Ndagira ngo umusoza kino cyigisho ntanga umuburo ku bana b'Imana mweresheje ijambo ry'Imana. Hari amagambo akomeye nshaka kubasomera kuri paji ya 420 mu gitabo cy'intambara ikomeye. Paji ya 420 mu gitabo cy'intambara ikomeye hariho amagambo akomeye cyane nshaka ko mwumva. Paji ya 420 hari amagambo avuga ngo igihe hari amahirwe yose yo kumenya ibyo Imana ishaka, ubujiji ngo niba bukibaye rwitwa rwo kuyoba cyangwa gucumura. Umugenzi ageze mu ihuriro ry'inzira nyinshi kandi ibyapa byerekana aho inzira yose igana, aramutse yirengagije ibyo byapa akanyura mu nzira abona ko ari imubereye iyo kuri, ashobora kuba abikoze yumva ko ari mu kuri kwe, nyamara bidatinze azisanga yanyuze inzira yamuyobeje. Hari amagambo akomeye nshaka kumva mugenzi wanjye. Aravuga ngo Imana yaduhaye ijambo rye kugira ngo tubashe kwimenyereza inyigisho zibikubiyemo kandi tunamenye ubwacu icyo Imana idusaba. Igihe umunyamategeko yasaga Yesu akamubaza ati nakora iki kugira ngo nzaroge ubugingo buhoraho, Umukiza yaramusubishije ibyanditswe agira ati byanditswe bite mu mategeko, wasomyemo iki? Ubujiji bubasha kubera umusore cyangwa umusaza urwitwazo cyangwa bubakurireho igihano gikwiriye uwishe itegeko ry'Imana. Kuko bafite mu biganza byabo umuyobozi w'indahemuka w'ayo mategeko n'amabwiriza yayo ndetse n'ibyo asaba. Kugira imigambi myiza ntibihagije ko umuntu yakora icyo abona ko kimubereye cyiza cyangwa se icyo umubwiriza yavuze ko ari cyo cy'ukuri. Agakiza k'umuntu kari mu maboko ye, kandi agomba kwishakashakira ubwe mu byanditswe byera. Uko kwizera k'umuntu kwaba gukomeye kose, uko yaba yiringira kose ko umubwiriza we azi ukuri, ibi si byo byaba urufatiro rwo kwizera kwe. Afite igishushanyo cyerekana inzira igana mu ijuru, kandi ntawe ugomba kwihimbira iyo nzira muvandimwe. Nta muntu ugomba kwihimbira iyo nzira. Igishushanyo turagifite mu ijambo ry'Imana, tugomba kuba aricyo dukurikiza kugira ngo Imana iduhe umugisha. Amagambo akomeye cyane avuga ngo inshingano y'ibanze kandi y'agaciro gakomeye k'umuntu wese ni iyo kumenya icyo ukuri ari cyo binyuze mu byanditswe byera, maze akagendera mu mucyo kandi agatera abandi umwete wo gukurikiza icyitegererezo cye. Buri munsi dukwiriye kwigana Bibiliya umwete, tugashyira ku gipimo buri ngingo kandi tukagereranya umurongo ku murongo. Dufashijwe n'Imana ubwacu tuziyunguramo ibitekerezo nk'uko ari twebwe ubwacu tuzibarizwa ibyacu imbere y'Imana. Bavandimwe, Imana ishimwe kandi duhe umugisha wayo kugira ngo tugere ku kintu Imana ishaka ko tugeraho. Ndagira ngo uwe undi muburo mwiza cyane uboneka mu ijambo ry'Imana. Reka mbwire cyane abantu bitwa abaprotestani, yewe bantu mwitwa abaprotestani, ese ubundi ibintu muvuga yuko muhakana ni ibihe? Nk'uko iryo zina mugyitirwa ryitwa ngo protesta, iryo jambo rivuga ubuhakanyi, iryo jambo rivuga
kuvuga abahakanyi b'inyigisho z'i Roma. Ariko nimurebe ukuntu abantu basigaye bakurikiza inyigisho z'i Roma, nimurebe ukuntu umworera wari hagati y'i Roma ndetse n'abaporotesitanti wamaze kwiyunga. Nta mworera ugihari. Abantu benshi cyane bigaragara neza yuko nta mworera ugihari, kandi n'ubundi nta kintu bagihakana. Nshuti yanjye muvandimwe, ubu porotesitanti uvuga ko ufite ni ubuhe? Ni ubuhe muvandimwe? Ndagira ngo ubitekerezeho witonde. Ubu porotesitanti uvuga yuko ufite ni ubuhe muvandimwe nshuti yanjye? Ndagira ngo ubwire ngo urebe witonze cyane mu ijambo ry'Imana, urebe niba ukiri umuporotesitanti nyakuri, kubera yuko iryo zina warihaye, kubera yuko ufite ibintu uhakana. None se niba nta bintu ugihakana, ukaba nawe uvuga neza yuko Martin Luther yari yasinze, ukavuga ko Martin Luther rwose yari yataye ubwenge, ukavuga yuko Roma ya Kiliziya Gatolika nta buyobe ikigira, kandi ijambo ry'Imana ritubwira yuko Roma itagihinduka. Reka mubwire, ndagira ngo witonde kandi urebe neza ikintu ijambo ry'Imana ritubwira kandi urikurikize muvandimwe. Aya magambo arakomeye cyane, aravuga ngo kwiga Bibiliya usenga. Iyi ni inama ndi kugira abaporotesitanti. Kwiga Bibiliya usenga nibyo byakwereka abaporotesitanti imico nyakuri y'ubupapa, maze bikabatera kubugirira amakenga no kubuzibukira. Ariko benshi biringiye ubwenge bwabo ku buryo bumva badakeneye kwicisha bugufi ngo bashake Imana kugira ngo bashobore kugendera mu kuri. Nubwo bafite ubwibone bw'umucyo wabarasiye, n'injiji haba mu byanditswe byera, haba no ku byerekeye ubushishozi bw'Imana. Aba bantu barasaba kwiga ibyanditswe byera bitonze kugira ngo bagenzure neza niba bakiri umuhamya w'ubuporotesitanti. Reka nsabe Imana kugira ngo twongerere imbaraga. Amagambo nsorejeho ari kuri paje ya 422 muri iki gitabo cyitwa Intambara Ikomeye, paje 422. Aravuga ngo ubu turiho mu gihe gikomeye cy'amateka y'isi, iherezo rya benshi riri hafi kugera. Imibereho yacu hazaza ndetse n'agakiza k'abandi bantu bishingiye ku guhitamo kwacu kwa none. Dukeneye kuyoborwa na Mwuka w'ukuri. Uwizera Kristo wese akwiriye kwibaza ati Mana yanjye, urashaka ko nakora iki? Dukeneye kwicishiriza bugufi imbere y'Uwiteka, twiyiriza ubusa kandi dusenga abaporotesitanti. Mwumve bino bintu kandi tukiga ijambo ry'Imana umwete mwinshi, cyane cyane dutekereza ku bijyanye n'urubanza. Tugomba kugira umwete wo kugira ubumenyi bwimbitse mu by'Imana. Ubumenyi bwimbitse bavandimwe, ubumenyi bwimbitse mu by'Imana. Nta gihe na gito dufite cyo gupfusha ubusa. Ibyaduka biratugose, turi mu gikingi Satani yishimira. Nimuhunikire yemwe barinzi bashyizweho n'Imana, kuko umwanzi abasatiriye ahora arekereje ngo igihe cyose mushobora gucika intege cyangwa muhunyiza abagwa gitumo, maze abahindure umuhigo we. Ndabasaba kugira ngo Imana iturindire mu buntu bwayo. Ijambo ry'Imana tubonye ko rifite umumaro kandi ari inkota ifite mu gihombe. Imana iduhe umugisha kandi twongerere imbaraga mu ijambo ryayo kugira ngo tugere ku rugero rusabwa n'amategeko y'Imana, kandi Umwuka w'Imana ngo ayobore intekerezo zacu. Nibyo mbasabiye bavandimwe, nanjye nisabira kugira ngo umugisha w'Imana tubeho, maze tunyurwe mu buntu bwayo, mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Kadusenga Imana. Data mwiza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Turagushimiye cyane yuko udukunda, wongeye kutwigisha ijambo ryawe, kuko utweretse neza yuko ijambo ryawe ari ubugi butyaye, ari inkota ityaye mu gihombe. Urikoreshe mu mitima yacu ngo uduce ku cyaha n'igisa nacyo, kandi duhumure amaso ngo turebe neza iby'imigambi y'umwanzi akoresha kugira ngo aduteshere mu ijambo ryawe. Mwuka wera rero ndamusabye ngabe ku bana bawe, yaba njyewe yaba abana bawe, uduhe umugisha kandi twambike imbaraga mu buryo bwo gushikama kugira ngo tumare ubwoba. Ubundi uruhare rw'ubwoba ni icyaha, udutsindire icyaha kugira ngo dushikane. Mwuka wera bari natwe, tunejejwe no kutwumvishije. Tubisabye Imana Data mu izina rya Yesu. Amen. Amen.